ngo nihine mbashe gukora umushinga byangora niyo mpamvu rero umubyeyi abinkorera yego urunama nanjye ntabwo nabasha kunama ngo ngire icyo mbasha kugira gute kwikorera ariko Masenge Dativa we kuko yabivuze ni impano yahawe nawundi uhora wunamye mu maguru y'abadamu ari bo bagore amaguru y'abagore kuzahura yameze nko gutya utarahamagawe na Mwuka Wera urambuza agakizwa ngo roziki naje kurambuza ni pasi batera naje kurambuza biba byiza iyo wacimyeyo ukajya uhora urambuza bigakura neza bikagenda neza kandi iyo nje nk'umwana uje ku mubyeyi uje ku mushangazi kandi ni buri wese hagaruka kuvuga ngo ni ngewe iyo nje hari utundi tuntu anyungura cyangwa ibindi bintu no kubipfobya anyungura mu rugo uko rwubakwa uko bigenda hagaruka uza ngo ndambuze gusa ngo reka none se ntabwo waje ugasanga hakinze hariho n'amarido nkabwanira ijoro naryamye ariko bambwiye ngo ntacyo maze iyo umuntu aguye ngo ntacyo umaze mu buriri rero uciye akenge waza kwande kwa Masenge Dativa agahita areba ko ugira umumaro niyo mpamvu rero mba ngomba guhora mbega yabyigishwaga n'ababyeyi bakuru abashangazi bakuru bakabajyana mu rubohero bakagenda bakabafasha bakabacira imyeyo bakiri batoya uko rero bagenda bakura bakagenda babyigisha n'abandi habagaho rero urubohero habaga ari ahantu hateguwe nta musore wageragayo cyangwa umugabo habaga hariyo abagore bakuru ndetse n'abana abo bana bakiri batoya bakababoha imisambi kuko barayibohaga bakaboha ibyibo bagakora nyine uturimo tw'amaboko ariko basoza bagahita bicara kuri imisambi bagaca imyeyo ari nayo mpamvu babyitaga mu rubohero babohaga imisambi rero nagiye nganira n'abantu nkumva hariho gusenyuka kw'ingo nyinshi hariho gutandukana kw'abashaka hariho gucana inyuma abagabo bakampamagara akavuga ati umugore wanjye ntiyaciye imyeyo nzamusiga ibintu nk'ibyo bituma nshingura urubohero mbigira nk'umwuga nirinda kugira ibindi bintu byose nabivanga nabyo kugira ngo mfashe ingo nyinshi zari zirimo gusenyuka kandi ni ukuri nta nubwo ureba uko nicaye nubwo usanze ubu iyi niyo nyicaro uzareka abakunzi bacu uko twicara iyo uri kumwe na Masenge Dativa bigira inyicaro ntabwo ari uguhagarara ntabwo ari ukwitambika mba naje nkicara imbere y'Amasenge ukabura biberetse rero ijoro haraca wambaye uyu munsi mune atari yego kuri kuntindira ahubwo yego none akuze ko mbivuga nkabona ufite isoni kandi reka nta kajagari kajya kabi wanjye kuko nagiriwe umugisha nkurira kuri Masenge Dativa arantoza niyo bigiye kuzambya kwanza sindindira ngo bizambye ndaza kandamburira ibintu bikamera neza icyo bita guca akenge ibintu by'akajagari reka nta by'akajagari kandi nawe rega umugore wishimye uramubona sibyo urabona ko wishimye byo ni ubwabyo none se sibyo nyine ariko mujye muranga umuti wabavuriye sibyo cyatari muri byishimo afite mujye muranga umuti wabavuriye reka nizere ko mumeze neza mwese mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byose tunyuza kuri Masenge TV ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubumo ndetse n'abanyu bose mu bice bitandukanye ku migabane itandukanye mwese mukunda kudukurikira kandi mukunda n'ibiganiro byacu cyangwa se inyigisho tunyuza kuri Masenge TV reka tubasuze kandi tubabwire yuko turabakunda cyane ariko kandi Imana ikabakunda kuturusha mwahisemo neza no gukurikira Masenge TV ni umugisha kuri mwebwe ariko kandi natwe ni umugisha kuri twebwe kuko iyo dutanze amasomo akabagirira akamaro tukanabona ko tukabona n'umusaruro biradushimisha natwe muhawe ikaze no mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ninjiye mu rubohero kwa shangazi murabona ko nsanzemo ababyeyi babiri ariko kandi sanze igikorwa bari bagishoje ni nayo mpamvu nemerewe kwinjiramo naheze hanze nayo mpamaze umwanya munini cyane numvaga bitari bunakunde ariko nshimye Imana yuko banyemereye kwinjiramo igikorwa rero kirangiye barimo ndashaka yuko tugana muri kano kanya ariko kandi kamabwire ngo mwihangane mu bari natwe muri cyo kiganiro ntabwo kiratinda kuko
ndashaka nza kwita mvamo akazi kagakomeza. Reka mbahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Chantal tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Bashimiye Imana. Shangazi nawe turagusuhuje. Yego turabakirije. Uyu munsi ninjye ubaha ikaze kuri Masenge TV namwe mukame ikaze mu rubohero. Yego. N'igitangaza kuba bigezemo. Uhabwa ikaze koko. Mumeze neza? Tumeze neza cyane turashima Imana. Mufite amasoni nimba uko ninjiye mu rubohero ndabona mufite isoni we. Ahubwo se ko usanze dushoje. Ariko nta soni dufite pe. Shangazi ngusabe manzo usuhuza abaduteze amatwi. Reka dusuhuze abakunzi bacu, inshuti zacu, inshuti za Masenge TV cyangwa se Shangazi. Turabashimiye Imana y'umugisha kandi Imana ikomeza kubishimira cyane. Ndabizi ko mudukunda kandi mudukurikira muri benshi. Tugenda tubibona muduhamagara, mutwandikira, muza kutureba, ubufasha tugenda tubaha kandi n'ukuri shima Imana ku bantu, ishimira n'abantu baza kudushimira bavuga ati Shangazi warakoze, waradufashije, waratwubakiye, urugo rwanjye rwari rusenyutse, umugabo yari yarantaye, undi nawe umugore yari yaranyinubye, abo bose bakampamagara bavuga ati byagenze neza. Ni ukuri ni ikintu nyashimira Imana cyane kandi shimira n'abantu batera intambwe akavuga ati Shangazi ubwo yankoreye ibintu byiza nyubakiye urugo, reka njye kumushimira, reka muhamagare mubwire ko yakoze, biranyubaka cyane kandi bikamfasha. Hanyuma nawe uzi ko wakize umeze neza, urugo rwawe rumeze neza, hamagara utubwire. Ntabwo ari byiza kubiceceka cyangwa se kubyihererana, aba ari byiza kubibwira n'abandi kugira ngo bamenye ko ibyo nkora koko ari ukuri. Hari abantu benshi baba barazengurutse ahantu henshi hatandukanye, bafashe imiti itandukanye, bageraho bagaparika bakabireka bakavuga ati aho kugira ngo nkore ntabwo amafaranga nta kintu bimarira, yabona nk'ikiganiro nk'uko akavuga ati n'ubundi ni babandi barabeshya n'abateka mutwe n'ibiki byose. Ariko iyo babonye ubuhamya nk'uko nawe wafashe umuti ukavuga uti rwose birakora, ukagira uwo urangira, njya mbabona benshi bamwe ati umuntu aduhaye nomero zawe, hari umuntu wafashije ibintu nk'ibyo. Rero ndabibashimira cyane, Imana ibahe umugisha. Shangazi Dativa nk'uko musanzwe mutumenyereye, dufasha abagabo, abagore, ibyo nigeraza kubivuga kuko niwe nabihariye, nawe uri buze kubisobanura neza kuko nawe namaze kugutoza. Ariko twe turimo kubaha ikaze abari mu bihugu bitandukanye, tubaha ikaze abajya baduhamagara tukabohereza imiti, abaduhamagara tubwira ko bakize, abari mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye, abo tujya tuyoherereza, uri mu ntara turawukohereza ukakugeraho neza cyane. Ku bantu bafite ibibazo bitandukanye cyane cyane twibanda ku rubohero, tukibanda ku bagabo bafite ibibazo byo kurangiza vuba ndetse n'abagore batagira ubushake. Murakoze cyane rero Imana y'umugisha. Hanyuma ngaho nimuze tuganire, turi mu rubohero kugira ngo murabona ko hameze neza cyane. Yes. Chantal tugwaye ikaze, wasuza abakunzi ufite abagukunda nawe benshi basuhuze. Murakoze cyane, turashoje mu izina rya Yesu abakunzi bacu, abantu bakurikirana Masenge Dativa, abantu bakunda Dativa, abantu bakunda Chantal, mwese turasoje, abari mu Rwanda, abari hanze yarwo, kandi turabakunda. Mujye mukomeza mudukurikirane, mutwungure inama, komenti zanyu zirakenewe. Yes, reka twinjire mu kiganiro cyacu. Mwansabye yuko kitagomba gutinda cyane, yuko nimbwa ninjiyemo ntemerewe kwinjiramo, atagira umuntu ubona gutese umuntu kwinjiyemo, ntabwo nemerewe kwinjiramo, ariko nabibasabye mu minota mike bafite banyemerera kwinjiramo. Reka nganire nabo rero kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Shangazi Dativa, tugusanze mu rubohero, ubundi umuntu uduteza amatwi, urubyiruko cyane cyane ntabwo bazi urubohero icyo ari cyo. Dusobanure mu magambo makeya, urubohero ni iki mu muco nyarwanda? Yego bivuze kuri abantu benshi ntabwo babizi kuko hariho abajya bampamagara benshi bambwira ati se urubohero ni iki, guca imyeyo ko mbyumva ni ibiki, bigahita binyereka ko hari abantu benshi cyangwa se abana benshi batazi ibyo ari byo. Urubohero cyangwa guca imyeyo ni umuco nyarwanda. Niba utari unabizi umenye ko umuco nyarwanda ni ukuvuga ngo iyo uri umukobwa utarabikoze uba wishe umuco nyarwanda, uba utakaje umuco nyarwanda. Ni ukuvuga ngo rero
hari abana benshi bagiye bakura mu buryo bugoye bagakura batagira babagira inama cyangwa se babaganiriza, ariko iki ni igikorwa cyakorwaga kera, cyabaga ari umuco. Wumve ngo umuco wabaga ari umuco, nta mukobwa n'umwe wajyaga gushaka ataraciye mu rubohero. Iyo yabaga agiye gushaka ataraciye mu rubohero cyangwa ataraciye imyeyo baramusendaga, barabo bikorezaga igiseke kirimo ubusa, nako babikoraga, bakakwikoreza igiseke kirimo ubusa, wagera iwanyu bagahita babona ko bagushije ishyano. Nyogosenge nyine ubwo baba bamugaye bamunenze bavuze ati nta mubyeyi urimo, ubwo nawe nyine ahita yumva aguye mu kantu ko aba yararangaye, hanyuma ubwo bakagusenda bikarangira. Ibyo rero ni ibintu byabagaho kandi bikaba ari ibintu bifite imbaraga cyane. Iyo waba utarabikoze nta jambo nta gaciro waba ufite. Niyo mpamvu rero byabaga ari umuco, abana bakabikora bakiri batoya, nibura bari mu myaka guhera kuri 12 kuzamura. Nta n'umwe rero nko muri iki gihe umuntu avuga ati si ibyo bintu ni ibiki, bikorwa gute n'ibiki, byose buri wese yabaga bizi kandi yabyigishwaga n'ababyeyi bakuru, abashangazi bakuru, bakabajyana mu rubohero bakagenda bakabafasha bakabacira imyeyo bakiri batoya. Uko rero bagenda bakura bakagenda babyigisha n'abandi. Habagaho rero urubohero, habaga ari ahantu hateguwe, nta musore wageragayo cyangwa umugabo, habaga hariyo abagore bakuru ndetse n'abana, abo bana bakiri batoya bakababoha imisambi kuko barayibohaga, bakaboha ibyibo, bagakora nyine uturimo tw'amaboko, ariko basoza bagahita bicara kuri imisambi bagaca imyeyo. Ari nayo mpamvu babyitaga mu rubohero, babohaga imisambi, bayisoza bakaza kuza kwicaraho bagaca imyeyo. Nuko rero byakorwaga, wabaga ari umuco udakuka. Byaje rero kugenda bishira, bigenda wenda kubera n'ubuzima n'ibibazo abantu bagiye bahura nabyo, ugasanga umwana arakura mu buzima bugoye, nta muntu afite umugira inama, nta miryango, nta kibituma umuco usa naho ugenda ucika. Ariko muri iyi minsi turimo turashima Imana ko yaduhaye iyo mpano kugira ngo dufashe abantu benshi barimo kugenda bahura n'ibyo bibazo mu rushako rwabo, ashatse atarabikoze. Ubu abagabo benshi barabizi ndetse cyane, baraganira n'abandi, akamubwira ati umugore acimye yaba ameze neza. Iyo rero umugabo niyo atarasanzwe anabizi akabibwirwa n'abandi, agira amatsiko, gusanga habayeho gucana inyuma. Rero urubohero ni uko nguko rumeze, nayo mpamvu twarushyizeho kugira ngo dukumire cyangwa se dukureho gucana inyuma cyangwa se gutandukana kw'abashakanye, kuko biriho cyane kubera ko umugore wenda aba atarigeze agera mu rubohero. Murakoze. Nakosa ngo kubera niye mpamvu yatumye shangazi Dative ashyiraho urubohero. Hari ibintu byinshi yo gukora cyane ko biri mbona bitanoroshye. Kubera iki urubohero kwa shangazi? Ntabwo ari umurimo woroshye, kuko hari n'abanakira akavuga ati rwose umva Imana yaguhaye impano iteye ubwoba, kuko ibi ngibi sinabishobora. Kwirirwa mu maguru y'abagore bareba ugira gute, abanuka bageze gute. Ntabwo nta kibazo na gito bineye, kuko nahamagawe n'Imana. Yaba nuka uko yaba ameze kose, uko yaba asa kose, ndamwakira kandi rwose nishimye kandi nezerewe. Ni nacyo kintu bankundira, usanga nyine abantu umuntu aza akanyisanzuraho. Rero icyatumye mbikora, nagendaga nganizwa n'abantu benshi, akambwira ati umugabo wanjye yarantaye, yambwiye ikintu numva kirantunguye, yambwira ko ntaciye imyeyo, numva nguye mu kantu, nyoberwa imyeyo icyo ari cyo. Ati sinzi ukuntu nabonye ibiganiro, ndakubona mbona uri umujyanama, uri umuntu ushobora kugira umuntu inama, uri umuntu ushobora gufasha umuntu, ndaguhamagara. Nuko rero nagiye nganira n'abantu, nkumva hariho gusenyuka kw'ingo nyinshi, hariho gutandukana kw'abashaka, gucana inyuma. Abagabo bakampamagara akavuga ati umugore wanjye ntiyaciye imyeyo, nzamusiga. Ibintu nk'ibyo bituma nshingura urubohero, mbigira nk'umwuga, nirinda kugira ibindi bintu byose nabivanga nabyo kugira ngo mfashe ingo nyinshi zari ziri mu gusenyuka. Kandi ni ukuri ndabishimira Imana cyane, kuko ingo maze kubaka ni nyinshi. Umuntu ashobora kubyumva gutya akavuga ati singo kuko birashoboka, ese ibyo bishobora gusenya, birasenya ku rwego rukomeye. Ababyibazaho ni aba bana batari bagera mu ngo zabo, bakira batoya, abakobwa b'inkumi, abibona cyane iyo amaze gushakana n'umugabo. Umugabo nibwo amubwira ati kuko ubona umeze nk'abandi, ubona urigiki, akatangira kubona ko nta gaciro ufite imbere ye. Aho rero niho utangira. Ejo ndibuka ko navuze ku kantu ku mugore wagiye kubyara kwa muganga, abaganga baramuseka, baravuga ati murebe ukuntu abarangaye, ibintu nk'ibi. Umugore arababara, yaje hano aricyo kintu kimuzanye. Navuga niba umuganga yarakubwiye gutyo, umugabo wawe ntiyumiwe, ahubwo ntiyavuze ati se urumva ni ibintu bikomeye cyane. Umugabo wenda yaramwihoreye areka kubimubwira, ariko ni ukuri niba hari ikintu gihangaye
gihangayikishije giteye ubwoba giteye inkeke kirimo gusenya mu buryo bw'ibanga ushobora kuba uvuga uti se ko muri abantu batandukana ni ikinyamara wajya kuganira nabo ugasanga ahanini bishingiye kuri iki gikorwa. Niyo mpamvu rero yatumye nshyiraho uru rubohero kandi ni ukuri abantu bageramo bakisanzura ngira ngo nawe urugeze murarubonye ukuntu rumeze neza harakeye hameze neza umuntu ageramo arahumura ageramo akisanzura akarira nkamuhanagura nkamuhoza kandi ni ukuri nyuma akazanshimira. Yego. Dusanze uri kumwe na Chantal twajya tugana kenshi tubona yuko yaciye imyeyo atubwira ko yamaze guca imyeyo kandi tuzi ko ari umwana mu rugo akaba umugore mu rugo. Chantal hano ngenzwa n'iki ko tugusanze mu rubohero mwenyine muri babiri waje gukora iki wowe? Urakoze cyane ahangaha ni mu rugo wa mugani ndi umwana mu rugo nk'umugore mu rugo rwanjye. Urakoze cyane urabizi ko ubundi ndi umwana hano ariko kuba umwana ntabwo bivuga ko ngomba gutatira igihango cya mama cyangwa cya masenge dativa. Nta kindi kintu ubundi njye murabizi ko nkorera kuri teri ni umwuga mukuru wanjye yantereje dativa ariko kubera ko ari umwuga ntakikorera ntakumva anyuzwe mba naje gukora icyo bita kurambuza. Suna nubwo ureba uko nicaye nubwo usanze dushoje. Ubu iyi niyo nyicaro uzareka abakunzi bacu uko twicara iyo uri kumwe na masenge dativa bigira inyicaro ntabwo ari uguhagarara ntabwo ari ukwitambika mba naje nkicara imbere y'amasenge ukabura biberetse rero ni uko twambaye niyo mpamvu wakamanza ugahera inyuma ahubwo buriya ikintu cya nubwo kizi nzi ko usanga mu matora nzi ko umuntu aza akaryama oya urabona nk'uko yabisobanuye Shangazi dativa yasobanuye ko babaga bari mu rubohero bari kuboha imisambi basoza kuboha ya misambi bakajya muri cya gikorwa cyo kugera gute cyo guca imyeyo. Noneho rero nta matora bazanaga rero ntago bagiraga imisambi ya kizungu. Iyi ni imisambi ya kizungu ngire ngo abadukurikiye abakunzi bacu abafana barayizi ko ari yo misambi igezweho kuko ntago watura mu mujyi wa Kigali ngo bashe kuzajya kubona urukangaga. Urukangaga rwacu nuru umusambi wacu nuyu rero niyo mpamvu duhita mu rubohero ubu ni kurambuza nk'umwana mu rugo kuko aho mba ndi kuri teri ntago nabasha kwiramburira. ko nta muntu wakwirambura nta nubwo washishikana ngo ushirike ubute ubikore nk'uko masenge wawe yagukorera nk'uko dativa bikora cyangwa nk'uko ababikorewe na Shangazi wabo barabyumva cyane kugira ngo nihine mbashe gukora umushinga byangora niyo mpamvu rero umubyeyi abinkorera. Yego urunama urabona njye ntabwo nabasha kunama ngo ngire icyo mbasha kugira gute kwikorera ariko masenge dativa we nk'uko yabivuze ni impano yahawe na wundi uhora wunamye mu maguru y'abadamu aribo bagore. Amaguru y'abagore kuzahura yameze nko gutya utarahamagawe na Mwuka Wera ntabwo byabishobora no kaname Ana witeze wikinye igitambaro ni igitenge aricyo bita igikwembe. Nasoni ufite kwere ntabwo ufite udusoni. Isoni ziki? Ntabwo wumvishije ko ari kimwe mu bintu bisenya. Yego ko mana nagira umugisha njye ubu ngubu ntabwo nasenya kuko nakuriye mu rugo kwa masenge ari we dativa ariko iyo mba ntarabikoze mba narashenye bivuga iki rero ngomba ahantu ubundi bajya baca umugani ngo kagasimba aho kaririye ntikahava. Ubwo hadakurikiranye barabyumva ibyo mvuze ngo kagasimba aho kaririye ntikahava. Nanjye rero ntabwo nshobora kuva kwa masenge dativa kubera ko narahakuriye ndahatorezwa ni kimwe mu bintu bifatanije n'Imana binyubakiye. Waje kugoroza naje kurambuza agakizwa ngoroza iki naje kurambuza ni pasi batera naje kurambuza biba byiza iyo wacimyeyo ukajya uhora urambuza bigakura neza bikagenda neza kandi iyo nje nk'umwana uje ku mubyeyi uje ku mushangazi kandi ni buri wese ntabwo ari ukuvuga ngo ni njyewe iyo nje hari utundi tuntu anyungura cyangwa ibindi bintu no kubipfobya
runyungura mu rugo uko rwubakwa uko bigenda ntabwo ari ukuza ngo ndambuze gusa ngo reka none se ntabwo waje ugasanga hakinze hariho n'amarido bivuga rero kuri uba wumvishije nubwo utabashije kubyumva kuko haba harimo sound proof niba ariko bazita bizi ntabwo urimo imbere uri hanze agomba kumva ikiganiro kiberamo kuko uraza ukambwira ati iri joro byanze wabonaga bipfira he byapfiriye aha cyangwa byaranze ntabwo ari ibintu umuntu wo hanze agomba kugira gute kumva ni ibintu waba agomba kumva nka muganga uri gukora consultation nkabwanira ijoro naryamye ariko bambwiye ngo ntacyo maze iyo umuntu aguye ngo ntacyo umaze mu buriri rero uciye akenge waza kwande kwa Masenge Dative agahita areba ko ugira umumaro niyo mpamvu rero mba ngomba guhora mbega nkahora kuri aka karago nyine nka kakandi k'abarokore bakandamburira bakanyungura inama n'ibitekerezo ibintu bikamera neza tugusanze nyine hano waje kurambuza kubera iki waje uyu munsi no kubera iki urakoze cyane impamvu naje buriya n'uburyamye n'umugabo ukumva umugabo arabyutse ari imyoje atarwaye nta kindi kibazo gihari aha uzahita ujya kwa Masenge Dative kaba kabaye shazuba ko mpamvu waje uyu munsi yimyoje ndavuga ntiduka rirahiye ndavuga ntabona uko ntaheruka kwa Masenge reka ngereyo njye kurambuza ubiduka rirahiye rwose ibintu ntibimeze fresh ngayo nguko niyo mpamvu ubona nazindutse uranyarutse no kwa Shangazi yego nariraye ku kababa siko bakuru bavuga ubwo mwahanyije gahunda umva wapi yimyoje ndavuga ntikarabaye iduka rirahiye ubu simperuka kwa Shangazi nimvanire kanje kwa Dative kandi yaramaze kumbaza atarika amakuru ya Dative ntishangaza ati ubwo icyo avuze ndacyumvishe mbana ise nshakenge nyine nahise mvuga ntabwo nari mbizi nuko bimeze rero n'abadukurikiye babyumve n'uri kumwe n'umugabo akimyoza atarwaye nta jambo ribuvuze mushoje kiriya gikorwa uzibwiriza umenye icyo gukora nta madoda yahuye nayo nawe urabyumva mu muhanda buriya yagiye yumva harimo ama esikariye aravuga ati karabaye ariko ananirwa kwerura akoresheje sinye nanjye nshakenge uraje ugeze kwa Shangazi aha turi ni mu rubohero niho mbasanze tujya ngo udushusho iyo winjiye kwa Shangazi meze bitese ukigeramo ni duhigaho udushusho y'ukuntu winjira kwa Shangazi no kugira ngo kwakira urakoze cyane wowe urabivuga muri rusange kubera ko tuzi yuko uri umwana mu ukaba umugore wawe ariko nyine bivuga mu kintu ntiwahoze ubibona se ukuntu abantu bazaga ukajya kubona ukabona barinjiye buriya nta muntu ushobora kwinjira harimo undi njye nk'umwana mu rugo aba yambwira ati jya mu gikari akabanza akakira umushyitsi kuko umushyitsi ni umwami kandi ikindi ahangaha kwa Shangazi Dative nta muntu ujya winjirana n'undi kireke yari umugabo n'umugore kandi nabwo bamweretse ibintu by'ibimenyetso byerekana ko ari umugabo n'umugore baje kwivuza naho ubundi hinjiramo umuntu umwe bakaganira ni ibintu byabo by'ibanga kuko ntago mba ngomba kumenya ibanga yaganiriye n'umurwayi kuko niyo mpamvu ubona ntiwahoze mva se ko tumvaga amajwi asohoka ahantu niyo mpamvu yashyizemo abazungu ngo babyita ngo ni sound profile niko babyita ukuntu uvugana n'umuntu niwe wakumva n'ijwi hanze na gake rero niyo mpamvu iyo uje ahangaha uraza ukahamusanga wenyine kereka wenda iyo yagiye mu bihugu byo hanze ko wabonye ko ntajya akorerayo nibwo wenda mba mpari nahasigaye ntari mu ntara naho ubundi iyo winjiye niwe usangamo wenyine akakwakira mukaganira ukamubwira ikibazo ufite niba ari ikibazo gikomeye akabanza akakubaza niba warageze no kwa muganga ukamusobanurira ubundi akakwitaho akakuvura kabisa uyu munsi rero umugabo aranyenyoje reka nyaruke nigire kwa Shangazi nyene n'izindi nama sangizo bya byatangiye kuyobera erega mayo ugeze angana agaruko kuvura gusa shiraho n'inyigisho zo kukwigisha cyangwa kuguhugura uko witwara mu buriri hari igihe tugera yuko avuga uti narafatishije ukirara rero mugezeho hano ruhande arabanza kanakuganiriza mu kiganiro muganira no kuguhugura biba birimo yego kubiki dusanze mwicaye hasi gutya
urakoze cyane ngire ngo atangira yabigusobanuriye ko umuco wa kinyarwanda kera bacaga imyeyo bavuye mu rubohero urubohero byari kuboha imisambi kandi urabona hano mu mujyi wa Kigali kuko tuzigakorera hano mu mujyi wa Kigali ruguru yaho gereza yahoze nta hantu ushobora gukura urukangaga rumwe urukangaga babohamo imisambi nta hantu warukura rero nta hantu wakura biriya byatsi babohamo imisambi ubu haje umusambi wa kizungu ari uyu nguyu ureba uca akabogi ari byo kwicara ukicara gutya nyine bya kinyarwanda nawe afite uko yicara ngenda bivuga nk'uko mba ukunguku nyine niko ugomba kwicara wowe bagiye gucina imyeyo hanyuma nawe akaza uko ababikora barabizi hanyuma nyine akagucina imyeyo oya wimuzonga wasanze twashoje uzamugana azamwereka uko bikorwa oya we biragoye wowe uzaza wenda wagize ikibazo kuko n'abagabo baramugana ariko ntabwo abagabo bamugana bacisha imyeyo kuko abagabo ntibagira imyeyo abagabo nabo ku bagabo kubipa nyine umugabo ugitangira imibonano ako kanya agahita arangiza nabo baraza dative akabaha umuti rwose ukajya winigura mu kinyarwanda siko babyita ukinigura ugakora ugatinda nyine ugashimisha uwo mwashakanye ukinikiza rwose neza ugakama ukajya guhumuza inka yakurambiwe ndozi mu kinyarwanda cyumvikana inyana yakurambiye mugeze hano turinjiye shangaza guhaye karibu muricaye meze gutyo mubwiye ikibazo ufite muraganira gihita bifata cyangwa mumaze gukora ikiganiro inama ibiki n'ibiki mu bintu bya mbere rabanza akakuganiriza nyine yamara kukuganiriza nawe ukamuganiriza ukamubwira ikikugenza ukamubwira uburwayi ufite akakubaza niba waragiye kwa muganga iyo wagiye kwa muganga bakakubwira ko ari negatifu muri za ndimi z'abize nta kindi urwaye bo babuze icyo urwaye uraza nyine we nibwo atangira kukuvura akagufasha akagukorera ibishoboka ufata umuti umunsi wa mbere uwa kabiri watangiye kwirahira ibintu byagiye mu buryo utangiye kwirahira shangazi se ntiwabonye ejo bundi abantu bambutse amazi bambutse imipaka bari bahari baje kumushimira nuko banze kujya kuri kamera usibye twebwe tuba twaraciye akenge yego ntiwababonye se nuko banze kujya kuri kamera iyo bakwemerera bakamera nkatwe ngo urebe bakavuga naho ubundi cyo ukora ufite akanyamuneza nese wowe ntugire iyerekwa umugore warongowe neza akarangiza nta kindi kibazo afite nta bundi burwayi afite nta kibazo mu rugo asa neza nta bya dodani nta nawe turamushimiye ahari yibare ni ukuri yibare rwose yibare kutanshwaza kutabashwaza yego aba yakoze akazi neza ni ukuri yibare gukora akazi neza mu inshingano neza uyu munsi mwakoze gahunda wumva ari imyoje ubyukuye rubika utereka ajya kureba shangazi ibintu bishobora kuba bitariseriye ugiye kureba ko yandamburira ubwo byatangiye kwihina cyangwa no oya twebwe ikinyarwanda cyacu niko tubyita ntabwo biba byatangiye kwihina ariko ntabwo biba birimo kugenda neza nyine urumva ikintu uzarore niyo uteretse ikintu ahantu ugomba kugira impungenge ukareba niba giteretse neza usubira kureba ko giteretse neza rero ntabwo tubyita ngo ni ukwihina ariko kurambuza nyine ubugira ngo bikomeze bikore binamere neza ariko yego ndifite ikibazo nashaka kubaza uyu munsi y'imyoje bitewe n'amadodani yatangiye kuzamo ubyukiye kwa shangazi none uyu munsi bwo kugiye waje kwa shangazi akarakuramburira dusanzwe mubisoje iri joro ugiye kimupimira agiye guca uwambaye ubu iri joro ugiye kimupimira ntabwo ariko kunyurwa n'ibimeze ukundi kuntu reka biriya ni ukubeshya shangazi dativa ni ibintu bye ni ibintu yihuguriye wahoze ubona amaseritifiketi yabyo rero iyo ari ikintu umuntu azi akora azi nta kubabara kwazamo kubera ko ibyo akora bikorana ubuhanga nta kibazo ubu iri joro haraca uwambaye uyu munsi mune atari yego kuri kunindira ahubwo yego nanone akuze ko mbivuga nkabona ufite isoni kandi uri umugabo wowe aho nujya uzana akajagari mu rugo
uyu munsi nta kajagari kari kwa reka nta kajagari kajya kabi wanjye kuko nagiriwe umugisha nkurira kuri masenge dativa arantoza niyo bigiye kuzambya kwanza sindindira ngo bizambye ndaza kandamburira ibintu bikamera neza icyo bita guca akenge ibintu by'akajagari kwa shati reka nta by'akajagari kandi nawe rego umugore wishimye uramubona sibyo rero ukuntu wishimye byonyine ubwabyo none se sibyo nyine ariko mujye muranga umuti wabavuriye sibyo cyatari muri byishimo afite mujye muranga umuti wabavuriye cyatari ni hatari gusa icyo mvuga ariko abantu babiri ari abantu bakanyaraye oya abantu bafite icyo kibazo cyo gukanyarara ntabwo baramenya ibanga ariyo shangazi dative ubundi ibintu bibe birange reka nigire kwa shangazi utamenya ko yego shangazi karame turi kuganira na Chantal n'amazu nganya hano hanze kandi mwemewe kuvuga by'uko byenda kose kubera iki amajwi adasohoka ku kibazo ko amajwi asohoka mukabyiherera mu imbere no kubera iki ibanga mu rubohero n'ahantu h'ibanga habugirwamo ibintu byinshi habugirwamo ibintu bikomeye ntabwo ari byiza rero kugira ngo umuntu wo hanze uwo ari wese ashobore kubyumva niyo mpamvu nakoze neza gutya nkashyiramo ibintu bifata amajwi kugira ngo wa wundi uje akarira wa wundi uje akambwira ati mbigenze niko mu buriri byanze wa wundi uje kugisha inama uburyo bishobora gukorwa neza ibyo byose ntibisohoke ngo bijye hanze kuko aba ari ibanga abaje anyizeye azi ko ibyo ambwira bigomba mu mutima wanjye rero bigize undi muntu wo hanze ubyumva biba ari bibi cyane niyo mpamvu nahakoze neza gutya kugira ngo amajwi adasohoka impumuro nyine urumva ahantu haza abagore ahantu haza abantu batandukanye hagomba kuba hahumura hasa neza hahumura ukahagera rwose kwemerana nk'ukwezi ariko nibyo ni ukuri shangazi watubwiye yuko akazi ukora katoroshye babivuze muri sinete kuba umwuga w'abana ntabwo ari ibintu byoroshye ariko kandi turacyafite imbogamizi cyangwa se inzitizi muri sosiyete aho usanga abana bamwe babaza ababyeyi bo ngo babigishe bababwira ibyo bintu byo guca imyeyo cyangwa se ubuzima bw'imyororokere yabikoze mu myaka itandatu mu izina rya Yesu umwana wawe kirara akaba yafata n'ay'ingashya ese nuhe musanzwe mu kwigisha abo babyeyi kugira ngo bino bintu babashe kubyumva kuko nta bimumwigisha ejo akagenda kubaka urugo mu mezi abiri rugasenyuka mu mezi inkokora umugore akibaza impamvu kumbi yabuze shangazi umusanzu w'intore kugira ngo yigishe abantu ibyo bintu iyo mbivuga nkunda kubibwira abantu b'ababyeyi cyane nkunda kubisubiramo inshuro nyinshi mbwira ababyeyi murimo murahemukira abana burya umwana uburere bwe cyangwa se urugo rwe rw'ejo hazaza ni wowe mubyeyi w'umugore ugomba kurutegura ejo nasenya niwe bizajya ku mutwe azavuga ati umwana yarerewe hehe yarezwe nande babone ko nawe nyine nta kintu bifitiye niyo mpamvu ibyo bintu byo gutokesha mu izina rya Yesu n'iki turabakristo twese turasenga ibi ntabwo ari nyerekano handitse muri Bibiliya ko ari icyaha nk'uko umugabo ajya kwisiramuza akisiramuza kugira ngo yikorere isuku kugira ngo cyangwa se amere neza ni nako umugore nawe agomba kuba afite ukuntu ateye kandi kwiza ku buryo kuzashimisha umugabo niyo mpamvu rero usanga abana benshi niyo mpamvu mbwira abagore niba umwana yarakuze agakurira imbere yawe umureba ushobora kuba utari ubizi wenda utabizi nawe utaranabikoze birashoboka ariko ntibimubuze amahirwe niba utaragize ayo mahirwe wowe mufashe umuganirize umwana abikubajije abyumvishe ku ishuri arabibonye ababifite arimo aragira amatsiko yo kubibaza azajya kubibaza undi muntu wo hanze urumva nyine n'uwo hanze yakagombye kubibaza umubyeyi we niba bikubajije urahita umutera utwatsi utangira utokeshe tuguhabaye indaya wabaye ikiraro wabaye iki muganirize njya nkunda kubwira ababyeyi n'ubundi hari abakobwa bashaka nyine batarigeze baganirizwa umwana umwe yigeze ambwira ati mama yarampemukiye anteye agahinda nageze mu rugo umugabo ambaza iby'imyeyo nyobirwa ibyari byo nyobirwa uko aho biva n'aho bijya ati
mbajije mama aravuga ati ubwo ntabyo wigeze ukora, aravuga ati mama yarampemukiye ntabyigeze ambwira, ntiyigeze abinganiriza, ati najyaga mbimubwira buri munsi akatokesha nyine nk'uko nguko twavugaga, agatokesha akavuga ati ubwo ugiye kubikirara n'ibiki byose ugatokesha, ariko umwana yari afite amarira avuga ati ubu ngubu urugo rwanjye rugiye gusenyuka kubera mama yarampemukiye. Rero babyeyi mwihemukire abana banyu mubaganirize, niba utabizi muzane tumufashe, ushobora kuba utabizi uzarabikoze utazi nuko babikora, muzane tumufashe hanyuma umwana azakure kandi azagira urugo rwiza. Rero nshimira ababyeyi bajya banzanira abana babo, rwose ari abagore beza, ababyeyi beza bazi akamaro ko guca imyeyo, akavuga ati aho kugira ngo abana banjye bazamere nkanjye bajya babimbwira reka mbajyane kwa shangazi abafashe. Abagore n'abagore b'umutima ndabashimira cyane, bajya bazana abana babo tukabafasha kandi nukuri abana bakazakura bakazagira ingo nziza. Hanyuma mbwira urabona ko tugiye kwinjira mu bihe by'ibikiruhuko, rwose mfite gahunda yo kugira ngo ufashe abana bari muri iyo myaka. Ushaka kuvuga se hafashwa abana gusa, oya, kuko urabizi ko n'abagore turabafasha ndetse bakuru, ariko biba byiza cyane iyo umwana bikoze akiri mutoya, nibura ahereye ku myaka 12 kuzamura. Hari abagore tujya twakira bakuru cyane urumva umubiri warakomeye n'ikiba bigoranye, toya biba ari byiza. Niyo mpamvu rero babwira ngo muzana abana muri iki kiruhuko, uko byagenda kose turabafasha. Umwana nawe ushobora kubona ikiganiro ukavuga uti nta babyeyi ngira n'iki ndirera, turagufasha. Ngende umubyeyi kandi ndakumva cyane, ushobora kugufasha nkaguha umuti ukagenda ukikorera, sinakwishyuze rwose mu buryo bwo kugira ngo urugo rwawe ruzagende neza. Yego, reka tugushimire kuri iyo gahunda nziza wafashe. Niko Chantal Karame, wagize amahirwe yo kurira ku birenge bya shangazi, urugo n'ibintu bimera neza, abo bantu bari gutokesha babigisha uri kubagiriye inama? bariya ntabwo nemeranya nabo, kubera ko ni nayo mpamvu Imana yaremye ikigabo n'ikigore. Niba Imana yaremye ikigabo n'ikigore, rero hari n'ibindi byishimo ari by'ibyo ngibyo turi muri izo nzira zimwe Imana yaremye, kubera ko nk'uko shangazi Dativa yabivuze, iyo atari impano wahawe n'Imana, guhora mu maguru y'abagore biragoye, ni danje. Rero bivuge ntibakabicyahe, ni ibintu biri Imana yaremye bigomba gukorwa, kuko ni bimwe mu byishimo bigira abagabo bikagira abagore, kandi niyo mpamvu Imana yaremye ikigabo ikarema n'ikigore. Yego, yego. tuyatubona ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, cyane ko n'abantu bakomeje kugenda baza batugana kugira ngo bibahe ikaze, ndetse n'amaye ndabona iri kurangira. Iyo sozo urabona ko barambiwe nawe. N'icyo wakongera, niyo nama wagira abantu muri iyi minsi, cyane cyane ugira inama ko ababyeyi bagifite iyo myumvire imeze gutyo, bagiye mu kintu bakita mu gikristo cyane, simbizi ko tubyita, bumva ko ibyo bintu ari ibishitani. Rimwe n'imwe ugasanga bo barabibakoreye cyangwa batanabibakoreye, nabo ugasanga ingo zabo zihora biguruka no haba gucana inyuma. Iyo ni imyumvire iciriritse. Icyo ntababwira nuko bareka iyo myumvire iciriritse bakaganiriza abana, bagira isoni zo kuganiriza abana, kuko ababyeyi benshi bagira isoni zo kubiganiriza ku bana babo, bakazabazanira shangazi Dativa akabaganiriza. Murakoze cyane. Shangazi Dativa, sa nkurangira abantu aho ukorera kugira ngo batugane tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Dukora mu mujyi wa Kigali Nyarugenge, hirya hahoze gereza gatoya, ujya kuri sitasiyo SP ugahita ukata agahanda kahari gashyashya k'akaburimbo, niho dukorera, niho icyicaro cyacu kiri. Mudukeneye rero wenda kuduhamagara, mwaduhamagara, nomero muraza kuzibona cyangwa se kanazibabwira nabyo nta kibazo, 0783441825 cyangwa se 07223235 izo nizo nomero zacu mwaduhamagaraho. Kandi ku bantu bakeneye imiti aho waba uri hose ku isi ibasha kugeraho, mu bihugu bitandukanye turayohereza bigakunda. Abari mu ntara nabo badafite umwanya turayiboherereza, abari Kigali bafite kanya baraza, cyangwa se niyo waba utagafite turawukohereza ukakugeraho nta kibazo. Reka tugushimire. Yego, murakoze cyane. Nabashimiye mwese ku mwanya mwampaye kuri uyu munsi kwinjira mu rubohero mu cyumba kitari kigirwamo n'umugabo. Murakoze. Murakoze cyane. Dushimiye kandi umuntu wese wabanye natwe mu kiganiro, reka tumubwire ngo ngwino kwa shangazi bagufashe, n'imbunga wongere ugire ijambo mu rugo, n'umugore ugire agaciro imbere y'umugabo. Reka tuzasubire ubutaha. Ibiganiro byacu byo kuri Masenge TV nakagaruka. Ciao ciao.